Ni ngufuri wayishe se? No ubwo nawe narakwikigiraho ngo. Urashize none. Nyoko. Byuka shanyishu. Byuka ari kubu ngubu uracyajyamira henereje mu gitondo. Uzi uko ndimo amafaranga. Wamaye 2,000 byanyu. Niko Zuzu. Urashize none. Zuzu magayanyo. Yewe. Byuka shanyishu 2,000 byanyu. Byuka. Byuka uza. Gwin. Igorore sha nushaka ko nasuragura ariko umenye yuko uyu munsi ntabwo uri bunjya amanota 2,000 byanjye Ariko wagiureka. Mwagiye mabara n'umuntu. Dirukana saa 6 z'ijoro ari kuje kunyishyuza. Bakanya wa saa 3 nawe amaze kuyabona. ahubwo ningiye ukuriye kubabarirwa ngiye durukanye saa 6 z'ijoro ndi kukwishyuza aho kugira ngo ushaka ujye gukora amafaranga yanjye ngo unyishyure ahubwo urajura turamira ryari Nyine negereje ko bucya munjye mu kazi njye gushakira amafaranga yawe. ibyo nje se nibyo kunyiratisha kuko utunga akazi ni utunga akazi se kucyo utanyishyuye aho kugira ngo ujye kumaramo amafaranga ibyumweru 2 byose Ariko bakumva uri kunyishyuza. Siko wagira ngo amafaranga nyakumaze imyaka nka 13. 13 waba ukiri hose Kubera 2,000. 2,000 nyine nose ko nakoraga nivunikira niwe navunikiraga nyoko Genda kubwiza ukuri. Uyu munsi njye gushakira amafaranga yawe. Ejo ndakwishyura. ejo nabwo ni kera ubwo se ufite ibyo guteka mu nzu Sije ngiye kwimbaza ngo bikumarire iki. nose ubu ntabwo manga nta kintu ndi kurya Gusa wasigara uri kumarira iki. ntabwo manga ujye mu kazi gukorera amafaranga yanjye uraza unsanga hano unyishyura nta Nimba ari ibyo ngibyo ahubwo w'inzira nagutsinda hano ubwo nava mu kazi nkingura kuko nuka kujya nyuma y'icyumweru. Zuzu ibi bintu waretse kubizana mu rwego sumbwiye ko ejo amafaranga yanjye uzaya Ndayaguha. ejo usuza amafaranga Ndayaguha. ejo ndagiye ariko njyewe umenye ko ejo noneho uzaba ari umunsi wa nyuma umunsi wa nyuma uzaba amafaranga yanjye igihe ibintu byo kuzajya mwirirwa murajyana musuragura mufite amadeni y'abandi ese ubundi naraguheraga nk'icyo ejo uzayame ejo mu gitondo nzaba nkuritse Zuzu byuka mwa naje yazana ya mafaranga yaje Urashize none. ubu ngusa ari ukwayura no kunyishyura icyari ubanze ni wowe uraza unyasa mubizi neza ko ndi mideni Hari impamvu iri kubitera. iyihe mpamvu Natakubeshye. Inzara yenda kungubanya. none se ibyo kuba inzara yenda kukwica ibyo nta kibazo mureza amafaranga yanjye ayasigara ujye guhaha Gusa amafaranga nabanyafite ninjye guhaha. ariko ndikumva neza cyangwa ndikumvira ushatse kumbwira ko nta mafaranga ufite Nayo pe habe n'urutoboye. aro hajya wa mukuru wawe wari urwaye umwijima aracyawugwahira oya niba ataranawubona ahangaha mfite uwawe ukazi nimugire ikibazo Use aka kanya iminota itarenze 20 tumaranye ahangaha umwijima wubitse ko narawukubonana. ahubwo mbaza ngo uwo mwijima urawukura he kuko Zuzu ndavanga nta gice cy'umubiri na kimwe usigara Ese umwijima avugaga n'uwanjye. n'uwawe nyine ahubwo n'impyiko ndazijyana Ubwose mbabara. Turi saa 10 za mu gitondo n'igice. yewe Saa 6 uze kuza ndetse nyaguha yose. sanga saa 3 Saa 6 saa 6 saa 3 nari saa 3 nari amafaranga yagihamwe nari ndayaguha. cyangwa ngurisha impyiko zawe n'umwijima n'umutima ayasagukanya kugarurira Ndayaguha. none nzarebe ko uzajya uri intumwa amafaranga yanjye zo kuyamba Ndayaguha ariko nureba ko yakinzeho ubu yagiraga ngacika ariko sha nanjye nari mbyizeye ko uri bushaka kuntoba nawe urasanga nta kintu na kimwe kikiri mu nzu ubu yarazi ngo yancitse rero sha
urashize noneho Serino imyenda yagiye ijyanye he? hanyuma ko wanze kunyishyura wagiraga ngo nkore iki? Baje gutwara imyenda irengeje igiciro cy'amafaranga nkurimo. Ahangaha hariho inyungu z'ubukererwe ndetse n'ingufu nakoresheje nica ingufuri. Ni ingufuri wayishe se? No ahubwo nawe narakwikigiraho ahubwo.